ese we wa mugani reka tuvuge ibintu dusubira ibindi turabizi neza twagiye tunabona video The Ben n'umuntu bita Zari the boss lady kuva na kera ni inshuti ukantu ko turakaza kuba ari inshuti. Ese kubera iki Zari atiyitabira ubukwe bw'inshuti ye The Ben? So guys, reka tuze turebere hamwe ese kubera iki Zari atiyitabira ubukwe bwa The Ben papa ari wanjye. So guys, ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragaza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi nanone akaba ari umwami w'umwana official. Of course njye ndi musaza wabo cyase unyite umwami muto. So guys, murabizi neza uyu mukecuru bita Zari the boss yadakoye mwabonye post za Kazungu niwe umuntu wa mbere nk'amaso. Zari man zararashaje nanjye ubwanjye nabyiboneye ubwo makeup amutera mukecuru w'imyaka 52 ubundi ku myaka 52 yoro umugore uko byagenda uko kose ntago byabura kukugaragara tu ibyo wakigira byose. So guys, rege twigarukire rero. Zari ni igitaramo yakoze ku itariki 29 byari kuwa gatandatu ku munsi w'ejo. Ni igitaramo cyabaye nandetse kiza kubera rimwe n'icya Kigali Baby Bosses cyenda gusa n'iki ngiki biri kuvuga yuko byaba ari ihangana, byaravuga yuko byaba ari ihangana. So ni igitaramo rero tugiye kugaruka, tunagaruka ku mpamvu yaba ataritabiriye ubukwe bwa The Ben kandi ari inshuti ye, bivugwa yuko ari inshuti ye cyane. Ariko twagiye tubona video n'amafoto bari kumwe aho hitwa muri Chicago ndakeka Chicago. Ndakeka niho hano The Ben yaba yarahuriye na Zari. Ndaje turebe byose, turaza no kubigaruka tunarebera hamwe subundi bahuye gute, bari mu zediru iki nyine byose twari tubigaruka. Ariko mbere na mbere tubanze twigarukira impamvu Zari Hasani uri kubarizwa i Kigali yavuze impamvu atitabiriye ubukwe bwa The Ben. Iyo mpamvu yarayivuze ni ubukwe bwa The Ben na Pamela. Anahishura yuko yanyuzwe n'imiterere y'ubwiza bw'umugore yashatse, yanyuzwe n'ubwiza bwa Pamela. Ese ubundi wowe Zari uretse kuri urugo rye ni wowe wenyine wanyuzwe n'ira miterere? Ninde se udakunda Pamela? Shawagire ninde se utakunda Pamela? Kwanyuzwe n'imiterere. So reka twivugire kuri Zari, ibindi reka tubyihore. So guys, reka mbabwire ngo reka tubanze twikatishe muri ino mihanda. Zari yabitangaje mu kiganiro cya Sport waterje ni ikiganiro nabonye nakibonye kuri BBC FM mwezi ya cya kiganiro Sport bikizi niba ari Sport Pride sembizi bya biganiro bikunze kubera aho nyine ntago nzi ukuntu babyita. So ni ikiganiro yaho yavugaga impamvu atagaragaye mu bukwe bwa The Ben, ariko yavuze yuko The Ben atamuhaye ubutumire, ntabwo yigeze amutumira mu bukwe bwe. So twari tuzi ko agomba kuza, ntabwo twari tuzi impamvu Zari ataje mu bukwe bwe. So guys, yavuze yuko rero kandi imiterere ya Pamela yatumye yongera gutangarira abagore b'Abanyarwanda. Bro, u Rwanda dufite abakobwa papa, arumva mumve kuri bari abagande basakuriya. Mu Rwanda dufite abakobwa dadi wanjye. Yavuze ko yanyuzwe n'imiterere y'abakobwa b'Abanyarwanda ndetse ko yatumye yifuza kuba umugabo. Ntibyakunda, ntago waba umugabo. Yagize ati ibyo ngibyo byari ibihuha kuko The Ben ni inshuti yanjye, twahuriye muri Chicago, ni umuhanzi ufite impano itangaje ariko ntabwo nahawe ubutumire bwo kwitabira ubukwe bwe. Yakomeje agira ati ariko rero bwari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe bwiza cyane narabubonye, ni ubukwe nayikurikiye, bwari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe bwiza butangaje, afite umugeni utangaje. Niyo mpamvu navuze ko abagore b'Abanyarwanda ari beza. Abagore b'Abanyarwanda ni beza cyane, ndashaka kuba umugabo nanjye kugira ngo nirongorere ibyana by'i Kigali, nirongorere ibyana by'Ibinyarwanda. Zari we ndagukomeje na Diamond ibyo ntarabigerageza. So Zari rero yakomeje avuga yuko abagore b'Abanyarwanda ari beza cyane kandi ko yifuza ibyiza
yifuriza ibyiza uyu muryango mushya wa The Ben na Pamela. The Ben na Pamela bakoze ubukwe bwavugishije abantu benshi. N'ubukwe bwabaye ku itariki ya 23 Ukuboza 2023 muri Kigali Convention Center. N'ubukwe bwitabiriwe n'abantu barenga 5,000 papa. N'ubukwe bwitabiriwe n'abantu barenga 5,000. Daddy wanjye Zari uzwi muri sinema rero no ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi Zari azwi nk'umunyamideli. So nukuvuga ngo rero muri Afrika yose ubu ngubu ari Kigali, aho yari afite igitaramo cya ari White Party. Ni igitaramo cyabereye i Remera. Ni igitaramo cyabaye ku ijoro ryo ku itariki 29 Ukuboza. Iyo ngiyo niyo mpamvu Zari yavuze yuko atitabiriye ubukwe bwa The Ben inshuti ye, nuko The Ben atigeze amuha ubutumire bwo kugira ngo yitabire iki gitaramo. So guys, mbere yuko nsoza reka ndaje mbereke ikintu umuhungu wanjye Diamond Platnumz yakoze papa. Ndaje mbereka amateka yongeye kwandika muri stade yuzuyemo abantu ubwo yinjizaga mu bya bimoto. Daddy wanjye murabizi niba imoto niga cyakoze ndi umufana wayo. So ndaje twita tunabigarukaho. And we don't forget subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bemera fresh, making sure yuko akanda subscribe ndakwinginze please. Subize sindi umuntu wanyu rata. Undabizi muri comment muraje muvuge ngo nago ndi umuntu